Menya ibintu biri gukurura abakobwa benshi ku bahungu muri iyi minsi. Iyi ni tele montagne Rwanda. Kanda subscribe, share ndetse na comment ubundi komeza bane natwe. Muri iki gihe ibijya bibaho ko umusore umwe agira abakobwa barenze 10 bose bifuza kurongorwa nawe, kandi wenda nawe akeneye umwe gusa. Buri umwe wese rero abakora ibishoboka byose ngo arebe uko amwibukana. Niki gituma abakobwa bose biruka kuri uyu musore, kandi hari abandi bifuza umukobwa bakundana bakamubura. Nubwo bisanzwe bizwi ko buri wese agira icyo akunda bitandukanye n'iby'abandi, hari bimwe mu bintu bigaragaza ko ari ibyibanze ku musore w'umunyarwanda ngo akundwe n'abakobwa ndetse bifuze kuba barushingana nawe bakazabana nawe akaramata. Icya mbere, kuba umusore ufite akazi. Nkuko benshi mu nkumi babivuga bati umugabo akwiye kuba umutware w'urugo kandi akaba anafite ubushobozi bwo kurutunga. Nubwo umusore yatunga ibya mirenge, nubwo n'umufasha we akaba agomba kumufasha, ariko ngo ntaje teme inzara igutemamara. Burya nta mukobwa wakwifuza kubana n'umusore nawe ubwe nta bushobozi yifitemo. Akazi rero cyangwa se aho ukura nicyo cyumvikana aho ngaho. Icya kabiri, ubunyangamugayo ndetse amanyanga. Ari umusambanyi, agira umwanda cyangwa se atazi kwiyitaho nko mu myambarire, ibyo byose bituma nta nkumi imwifuza. Nta nkumi iba yifuza ko yamubera umugabo. Bivuze ko rero umusore ugaragara neza kandi yiyubaha ari we nzozi z'umukobwa wifuza uwo barushingana. Icya gatatu, imibanire ndetse no gusabana n'abandi. Nta gushidikanya ko umusore uzi kuganira, gusetsa ndetse no gukora utuntu n'utundi dushimisha benshi akundwa n'abakobwa batari bake. Ibi kandi niho hagaragara imitoma ndetse no kuryoshya mu magambo, bityo umukobwa akabona umusore nk'uwashobora gutetesha ndetse no gususurutsa urugo rugahoramo akanyamuneza. Ku mwanya wa kane, kuba umuntu uzi gufata ibyemezo ndetse no gushyira mu gaciro. Nkuko umugabo ari umutware w'urugo, ni ngombwa ko agira ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo ndetse no kuba ashyira mu gaciro ku buryo ashyira buri kintu mu mwanya wacyo. Kagira kandi gahunda, akagaragaza ibitekerezo byateza imbere urugo. Burya kandi ngo no kugira igitsure kidakabije mu rugo nk'umugabo, abakobwa ndetse n'abagore barabikunda. Icyanyuma, kugira inzu. Iki cyo gikunze kugaragara ku basore bo mu byaro hirya no hino mu Rwanda hose. Kuba wagira inzu, ibyo ni ibintu abakobwa bakunda, bakabikunda cyane ku buryo babifuza umusore waba ufite inzu. Kuba umusore afite inzu mu basore bo mu cyaro, abakobwa barabyishimira, ariko nko mu mujyi aho bimenyerewe, umusore aba agomba kuba afite akazi. Icyo nicyo cya mbere kiba gikura abakobwa. Ibi byose nibyo twagutegurira hano kuri tele montagne. Kanda subscribe ubundi ukomeze bane natwe.